Shalom, ndagusubiza mwene data unkurikiye kano kanya, ndakwifuriza amahoro n'ubuntu biva ku Uwiteka Imana yacu. Uwiteka abane nawe mu izina rya Yesu. Umunsi umwe Yesu yari yicaranye n'intumwa ze, arazibaza ati ubundi abantu bavuga ko ndinde? Abantu bavuga ko umwana w'umuntu warinde? Baramusubiza bati bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, abandi bagira ngo uri Eliya, abandi bagira ngo uri Yeremiya, cyangwa ngo uri umwe mu bahanuzi. Ariko Yesu arabitegereza arababwira ati none se mwebweho muvuga ko ndinde? Abandi nuko bavuga, mwe muvuga ko ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Haleluya. Yesu aramusubiza ati urahirwa Simoni, kuko ibyo ngibyo uvuze ntabwo bibwirijwe na kamere yawe, ntabwo bibwirijwe n'ubugingo bwawe, ahubwo ubibwirijwe n'umwuka w'Imana ukurimo. Haleluya. Maze arangije abwira amagambo meza Petero, aramubwira ati wowe Petero, niwe nzubaka itorero ryanjye, uri urutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntabwo azakunyeganyeza. Maze umwami Yesu aha itorero ry'Uwiteka imfunguzo. Haleluya. Aravuga ati nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Aya ni amagambo meza, iri ni isezerano ryiza umwami Yesu yarahaye Petero, yuko agiye kumugira urufatiro, agiye kumugira ibuye yubakiraho itorero rye. Ariko ntabwo Satani yabyishimiye, ntabwo Satani yanezerewe iki kintu. Niba mubona itorero rya Kristo bararishimuse, uzuva bakubwira ngo Petero ngo ni papa ngo wabo wa mbere. Itorero bararishimuse, umwuka w'ubupfumu wihaye gusimbura umwuka wera, Antikristo yihaye gusimbura umwami Yesu Kristo. Sekibi yihaye kwicira ku ntebe y'Uwiteka, ariko yaraneshejwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Yaraneshejwe. Uyu Satani yahise ajya mu ijuru, ajya kubwira Uwiteka ngo amwemerere agerageze Petero, amugosore. Luka igice cya 22:31. Kandi umwami Yesu aravuga ati Simoni, Simoni, dore Satani yasabye kugira ngo abagasore nk'amasaka, ariko weho ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora, nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Satani yari amaze kureba icyo Kristo yaturiyeho Petero, yari amaze kureba inshingano Kristo amuhaye. Satani avuga ati ntago wangendana, amutega umutego. Wibuka ko Kristo igihe yari ageze mu bihe bya nyuma, Petero yaramwihakanye. Satani ashaka kumurimbura nk'uko yarimbuye Yuda Iskariyoti, ariko Petero arasenga, Petero aricuza, Petero arihana. Uwiteka abana mwene data, nubwo Satani yaguteje ibigeragezo bigiye bitandukanye, nubwo yagushoye mu byaha, nubwo yagushoye mu bibi, ariko uyu munsi abantu Uwiteka agutegeye amaboko kugira ngo akwakire mu izina rya Yesu. Satani ushaka kukurimbura, Satani ushaka kuburizamo amasezerano yawe, Satani ushaka kuburizamo gutabarwa kwawe, uwo Satani agomba gutatana, uwo Satani agomba kurimbuka mu izina rya Yesu. Amasengesho ya Sekibi yo kugira ngo udatabarwa, ayo masengesho agomba kuburizwamo mu izina rya Yesu. Abadayimoni barasenga, Satani nawe ubwo arasenga. Ubundi gusenga ni ubusabe, Satani yagiye gusaba mu ijuru kugira ngo atoteze Yobu. Yes, amuteze ibigeragezo, amakuba, ariko kubw'amahirwe Uwiteka yimana ubugingo bwa Yobu. Ariko Satani yabonye uburenganzira bwo kwangiza ibyo bindi, kwangiza umuryango we, kwica abana be. Yobu yahaswe kurimbuka, ariko Uwiteka muba hafi mu izina rya Yesu. Petero yahaswe kurimbuka nka Yuda, ariko Uwiteka abana nawe mu izina rya Yesu. Muribuka uriya mugabo w'Igadarani wari ku marimbi yarabaye umusazi. Igihe umwami Yesu yashaka kujya kumutabara, Satani yamutangiriye mu nyanja, ateza umwuzure, ateza imiyaga n'imiraba kugira ngo ubwato butageraho hakurya ngo uyu mugabo atabarwe. Hari byinshi bakoresha kugira ngo baturwanye, imiyaga, izuba, ikirere. Ntago izuba kuba rirasa uko rirasa ari ibintu bisanzwe, ntago ari ibintu biraho gusa. Ntago imiyaga ihuha gutyo gusa, ntago imyuzure ipfa kuza gutyo gusa.
niba wumvaga ko isanzure rikora gutyo gusa urambabaje. Abana b'Imana nitwe turangaye. Ab'umwanzi bo babyuka mu gitondo karekare bategeka izuba, bategeka imirabyo, bategeka ukwezi, bategeka inkuba ngo dukubite. Ariko ibyo byose ndabivuguruje mu izina rya Yesu Kristo. Natwe abana b'Imana tukwiye guhaguruka uyu munsi wa none tugategeka izuba, tugategeka ukwezi, tugategeka inyenyeri bikumvira Uwiteka Imana yacu, bikumvira Umwami Yesu wabiremye mu izina rya Yesu. Bikumvira Umwami Yesu Kristo mu izina rya Yesu. Uyu mugabo w'Igadalani Yesu Kristo amaze kuhagera, abadayimoni bahise bamumenya ako kanya, baraza bamwikubita imbere barapfukama. Nawe umbwira abadayimoni barapfukama imbere ya Yesu. Ngwiki barangije baramubwira ati Mwami uje kuturimbura igihe kitageze. Igihe cyabo barakizi. Barangije ngo bamurahira mu izina ry'Uwiteka. Nawe umbwire bamusaba kutabirukana ahubwo ngo abohereze mu ngurube. Abadayimoni barasenga nshuti zanjye. Nta kindi basaba, ntago basaba ineza, ntibasaba ngo isigubwe neza, ntibagusengera ngo ugubwe neza. Oya, ubusabe bwabo ni ukugira ngo batakuvamo. Ubusabe bwabo ni ukugira ngo niba dayimoni yaje kukwica Uwiteka akamubuza, nibura afata akazi kawe akagumemo, ugubwe nayo mu kazi kawe. Afata urushako rwawe, ugubwe nayo mu rushako rwawe. Afata ibyo ukora byo kugenda neza. Afata abana bawe bakunanire. Nese urumva ubundi waba ugeze kuki? Yego ubuzima bwawe Uwiteka arabwimanye, ariko Satani agumanye ibyawe. Ubwo sugeze kuki n'ubundi? Ndagusabira kugira ngo amasengesho y'ikibi, amasengesho y'abapfumu n'abarozi, amasengesho y'abadayimoni ku buzima bwawe, ayo masengesho avuguruzwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Satani uri gusaba kugira ngo agucacure, Satani uri gusaba kugira ngo akugosore, Uwiteka ubwo busaba abumwime mu izina rya Yesu. Uwiteka turakwinginze ngo ubusabe bw'umwanzi ku buzima bwacu, ubwo busabe abwimwe mu izina rya Yesu. Umugabo witwa Balamu na Balaki bazamuye ibicaniro 7. Ibicaniro 7. Bashyiraho ibimasa 7. Bashyiraho amasekurume y'intama 7. Nta kindi bari bagambiriye no kugira ngo barimbure ubwoko bw'Imana bwa Isiraheli butagira aho bugera. Uwiteka yarinze abana b'Imana arabimana, iki gihe yarabimanye. Ariko Balamu kubera ko yari umugizi wa nabi ntabwo yigeze amanika amaboko, ahubwo yaragiye abwira Balaki ati imivumo yacu iranze, imitongero yacu iranze, twabavumye Uwiteka bahumugisha, ariko ngiye kukwigisha andi mayeri yo kugira ngo tubarimbure. Muza yari bakoresheje umunsi mukuru, bategura inyama, bategura inzoga, ubundi bategura abakobwa beza cyane b'abamonikazi bamataye, babambika za mini, ubundi bahamagara babagabo b'Abisiraheli baraza, bari batumira, bazamura ibigirwamana, babagaburira ibyo kurya byaterekerejwe abadayimoni. Barangije babatereka imbere b'abakobwa beza, nabo baragenda barabasambanya disi. Nguko uko abana b'Imana harimbutse uwo munsi 20,000. Uwiteka yarabarakariye biti nibyo bakoze, harimbuka 20,000. Hari igihe wa mukobwa uri kukarakasa imbere atazanywe n'ineza, ahubwo ari igikoresho cya Satani. Satani wamucise muri byose, ariko aguteza umukobwa. Wa musore uri kukwikarakasa imbere ni igikoresho cy'umwana. Kakazi bari baguha bagushukisha, ari umutego bashaka kugutama. Ariko uyu munsi ndagusabira kugira ngo ugutama umutego wari wese Uwiteka amuvuguruze mu izina rya Yesu. Balamu na Balaki bashaka kugutama umutego, Uwiteka bavuguruze mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ibicaniro 7 bakuzamuriye byo kukurwanya, amasekurume bazamuye yo kukurwanya, amasekurume batambye, ibimasa batambye bakurwanya, byose Uwiteka bitesha agaciro mu izina rya Yesu. Mwene data, ndagira ngo umenye ko iyi si nta mikino. Igihe cy'uburangare cyararangiye, igihe cyo kujenjeka cyararangiye. Umwanzi yaradufatiranye bihagije, abarozi n'abapfumu badufatiranye bihagije. Ntago baryama, ntago basinzira, ko turimo turagona, turyamye umugondora jose. Ariko uyu munsi igihe kirageze kugira ngo duhaguruke, dufatanye n'Umwami wacu Yesu Kristo kurwana. Yaduhaye intwaro zose zishoboka, yaduhaye ubutware. Umwami wacu yicaye hejuru ya intebe yose. Nta mwami n'umwe uri kwisi uri hejuru y'ubutware bwa Yesu. Nta mbaraga nizi na nkeya nizi na zimwe ziri hejuru y'imbaraga z'Uwiteka Imana yacu.
reka rero duhaguruke kugira ngo dufatanye n'umwami wacu Yesu Kristo gutsinda urugamba. Umwami Yesu yarwanye urugamba rwari rugoye, urugamba rwo kudukura mu maboko y'umwanzi, urugamba rwo kudukura mu maboko ya Sekibi. Uyu munsi igihe kirageze rero ngo tunamufasha kugira ngo turwane urugamba rwo kwirukana Sekibi mu bugingo bwacu. Sekibi agomba kwirukanwa mu bugingo bwacu mu izina rya Yesu. Igihe kirageze kugira ngo itorero rya Kristo rihaguruke. None se itorero rya Kristo ni mwebwe cyangwa dutegereza abandi? Wowe uvuga ngo urasenga, ni wowe cyangwa dutegereza abandi? Uyu munsi rero tangira usenga isengesho nk'irya Mose mu Kubara 10 umurongo wa 35. Igihe Mose yatwaraga isanduku y'Uwiteka, igihe cyose yatwaraga isanduku y'Uwiteka ageze aho ayivanya, ageze naho ayijyanye, Mose yaravugaga ati, Uwiteka haguruka, abanzi bawe batatane, abakwanga bakwira imishwaro, abakwanga baguhunge mu izina rya Yesu. Uwiteka haguruka, abanzi bawe baguhunge, abakwanga batatane mu izina rya Yesu. Uyu munsi ugira icyo ujya gukora, ni business ugiye gutangira, ni interview ugiye gukora y'akazi, ni urushako ugiye kwinjiramo, ni umusore umaze igihe akubwira ko mugiye kubana ariko uri kubona harimo ibitero, ni urugo ugiye kubaka Satani ari kubyivangamo. Bwira Uwiteka uti, Uwiteka haguruka, abanzi bawe batatane, abakurwanya baguhunge mu izina rya Yesu. Mwene data, Uwiteka kugirire neza. Ikibi nta kindi ni imbaraga z'umubiri n'umwijima. Abanzi bacu barazwi ni imbaraga z'umubiri, ntabwo turwana nabi imibiri n'amaraso, ahubwo turwana n'imbaraga z'umwijima z'ahantu ho mu ijuru. Ariko izi mbaraga z'umwijima zaranishijwe mu izina rya Yesu. Uwiteka ndakwinginze ngo uhagurukire kuturwanirira mu izina rya Yesu. Haleluya. Mwene data ndakwingingira kugira ngo ufatanye nanjye muri iri sengesho. Uwiteka ndakwinginze ngo ikibi cy'umwijima kirwanya gutabarwa kwanjye ukivuguruze mu izina rya Yesu. Uwiteka ndakwinginze ngo ubwiza bwawe n'ubuntu bwawe bibe ku bugingo bwanjye mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umubi, imbaraga z'umwijima zahagurukiye kurwanya gutabarwa kwanjye, izo mbaraga zirimbuke mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Amarembo yose yo gutabarwa yagiye afungwa n'umwanzi, ayo marembo afungurwe n'umuriro wo mu ijuru mu izina rya Yesu. Imyambi y'ibyago, imyambi y'amakuba, imyambi y'urushako rubi, imyambi y'ibigeragezo, iyo myambi irimbuke nonaha mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Imbaraga z'umwijima zashyiriweho kurwanya, izo mbaraga nizitatane nonaha mu izina rya Yesu Kristo. Amagambo yose y'imitongero, amagambo y'imivumo, amagambo y'imihamuro, amagambo yose mabi ancira urubanza, amagambo y'akagambane, ayo magambo yose narimbuke mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Inyandiko zose zinciraho iteka zanyanditsweho, izo nyandiko zose zitwikwe n'amaraso ya Yesu Kristo mu izina rya Yesu. Baba bahanuzi babi b'umwijima, baba abapfumu n'abarozi, inkozi z'ibibi aho ziva zikagera zose zahagurukiye kurwanya, Uwiteka zitatanye mu izina rya Yesu. Haleluya. Uwiteka ndakwinginze ngo ubugingo bwanjye ubweze, unyezeho imyanda yose y'umwuka ndetse n'umubiri mu izina rya Yesu. Icyubahiro n'ikibi cyawe mwami, none n'iteka ryose mbigusabye nizeye kandi nezerewe mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Amen. Mwene data, Uwiteka akube hafi kandi akugirire neza. Iri sengesho ngo Uwiteka haguruka kugira ngo abanzi bawe baguhunge, abakwanga batatane, niri bisengesho ryawe uyu munsi wa none mu izina rya Yesu. Uwiteka gutabare kandi akugirire neza mu izina rya Yesu.